Nshuti bakundwa bene data, ndongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mugire isabato nziza aho muri mu bihande bitandukanye by'iyi si. Mugumye kunezerwa mu mwami wacu. Aka kanya ndagarutse kugira ngo dukomeze uruhererekane rwa biri byigwa twatangiye. Turi gusuzuma uburyo tugomba kunguka ubwenge bwo mu gihe cya nyuma, uburyo tugomba kwirinda inyigisho z'ibinyoma, uburyo ibyanditswe byera bigomba kutubera ingabo idukingira, bityo tukarushaho kubona umucyo mu nzira tugendamo, tukabona ko turi mu nzira y'ukuri, turi mu cyerekezo koko gikwiriye. Amahame twarebye rero, twabonye ko nawe yaretse amahame makeya, tugiye kuzarebera hamwe. Amahame agera kuri 13. Ubu tugiye kureba ihame rya gatatu. Uko ayo mahame tuyabona, nababwiye ko atari yo yonyine gusa, amahame ni menshi, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe niyo turi kuganira gutya ngeraho cyakabereka iri hame ritari muri ayo n'abahabwiye, kuko ibyanditswe byose n'ubundi tuba tugomba kubonamo amahame. Aya mahame agomba kutuyobora mu nzira, ku buryo kugira ngo tudashobora kuyoba icyerekezo, tudashobora kugwa mu mitego ya Satani ufite umugambi wo kugira wo kuturimbura, wo kutubuza ubugingo. Nuko rero mbere y'uko dutangira dukomeza kuri iki kigo cya gatatu, mureke tuba twishyira mu biganza by'Imana, dushimire umwami wacu uduhozaho amaso y'impuhwe n'imbabazi, uhora yishimira ko twayabona dutera intambwe, turushaho kugenda mu mucyo atuyoboramo. Ibyo ni byo buri wese nanjye mwifuriza, kugira ngo turusheho gushikama, kandi buri wese ku giti cye ashobore kunguka iby'ijuru. Birasaba ko rero aho muri abamarayika baba hafi, abamarayika baza bakatuyobora muri iki kiganiro, bityo muri ibi byigwa bikarushaho kudufasha. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu isi hose bagusingize, mu bihande bitandukanye by'iyi si. Abavandimwe ya bene data dusangiye uburemere bw'umurimo barusheho gushikama, kandi koko bazamura ibendera ryawe, maze n'abatarakumenya, batarasobanukirwa ibyawe, babibonereho umwanya wo kugira ngo bakire umuburo wa nyuma w'igihe uheruka, bumve ko hari igihe twahawe, kandi ko icyo gihe kiri kurangira. Dusabwa ko twese twagombye guhagurukira rimwe, kandi tukaza mu mucyo, tukaza imbere y'ibiganza by'ibirenge byawe, tukiga, tukezwa, tugatunganyirizwa kuzaraganwa nawe. Ndakwinginga muri aka kanya data, ubwo tugiye kudukomeza kudufasha gusobanukirwa n'aya mahame washyizeho kugira ngo arinde ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo amagambo tugiye kuganira muri aka kanya ntabe arayava mu ntekerezo zanjye, ahubwo ijambo ryawe mwami rigira umwanya muri twebwe. Aho ari waba ugiye kuvuga, hari abandi nanone bakurikiye ikigwa muri aka kanya, ari abazabikurikira se mu bihe biri imbere, abo bose data bazahabwe imigisha nawe. Ndabigusaba nk'umwana w'umuntu wowe uri mu ijuru data, uduhe ibindi bidukwiriye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira data, amen. Nk'uko rero narindi kubibabwira muri magambo makeya twaheregaho, ndagira ngo ibyigwa bibiri turangije, ndizera ko byabafashije, ndizera ko byagiye bituma mushobora kubona ingingo zimwe na zimwe zagiye zigorekwa mu byo mwari mwarabibwiwe, cyangwa se mukaba mwashoboye namwe kubona ikindi cyerekezo, mukavuga muti koko none turi gusobanukirwa, ndetse no bikadufasha gusobanukirwa bya nzira muri rwa ruhererekane rw'ibyigwa twabonye, inzira wakurikiye,
ndagira ngo buri wese ubwo ashobora kuba yavuga ati mpereye mu gihe twatangiriye, mbese urugendo kuko nanjye rugeze aha ngaha, hari ibyo koko nanjye bari barambwiye bitari ukuri, kuko nanjye ntangiye kubona umucyo koko, ukaba ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati ngiye kurushaho kujya mbere. Mu kigo cya mbere twabonye yuko twabonaga yuko ubusobanuro bwose, ko Kristo ari we ugomba kuba uri mu ijambo ry'Imana. Twabonye ko kuva Bibiliya yose, ni ukuvuga ngo isezerano rya kera ryabaga rivuga umucunguzi uzaza, noneho isezerano rishya rikaza ritwereka ibyo umucunguzi wamaze kwemerwa, amaze kuza, noneho n'ibyo ari kudukorera. Twabonye ko Bibiliya yose tubonamo imirimo y'uwo mucunguzi. Iyo muri iyo mirimo y'umucunguzi twabonye ko nanone ariyo twabona mu ngingo eshatu, ariyo kuvuga ngo Kristo nk'igitambo, Kristo umutambyi, Kristo umutambyi mukuru. Ubwo nyuma inama agakiza ikaba irarangiye, kandi ibyo byose bikaba twarabonye ko byabaga bifite igihe bizabera. None ubwo tukaba turi mu gihe cya nyuma cy'igihe turi kureba iki, turi kureba Kristo nk'umutambyi mukuru uri ahera cyane, uri kutuvuganira aho imyanzuro ya buri wese iri gufatwa, kugira ngo noneho niyo myanzuro irangiye, wa murimo wo kuducungura ukaba urangiye koko, akaba bamwemeye, abo bamwisunze, abo bemeye kumufata nk'umucunguzi wabo, abo ngabo akabageza imbere y'intebe y'urubanza, bagatambuka bemye, kuko aba ari we wabahaye gukiranuka kwe, ari we noneho bityo ibyo byambera kuri umwenda wera yabambitse, umwenda udafite ikiziga, ko bagatambuka bakajya mu baraganwa na Kristo, ubwo intambara ikazaba iri kurangira. Aho rero niho twese turi guharanira, nibyo niho turi kugana. Nizo mpamvu twabonye ubwo mu buryo ko tugomba gushaka ukuntu ibyanditswe bigomba kudufasha mu gushikama mu ntambwe dutera. Ayo mahame agomba kudufasha kugira ngo nanone buri wese ashobore kumenya aho intambwe yayiteye, amenye niba kuko aho ahagaze ariko. Twabonye ko nanone ibyanditswe byera nk'uko amagambo tuyabona mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bikagira umumaro wo kutwigisha, kutwemeza iby'icyaha, bikatuzana mu nzira yo gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana akaba atunganye, ayifite ibimukwiriye byose, byo kugira ngo ashobore kuba yakora iyo mirimo myiza y'abakiranutse. Ibyo byanditswe bikaba birinzwe n'iki? Birinzwe n'ayo mahame. Kandi muri ibyo byanditswe tukaba ariho tugenda tuvanamo andi mahame nanone adufasha kugenda duhinduka, intekerezo zacu zigenda zishungurwa, intekerezo zacu zikagenda zigana ku byiza, bityo ibyo dukora byacu bya buri gihe bikaba koko ari ibikorwa nanone byiza bishimwa n'Imana. Uko tubikora buri munsi bikagerwaho akamenyero muri twebwe, ako kamenyero kakagerwaho kabamo imico yacu, bityo noneho koko tukarushaho kugenda tuba abaraganwa na Kristo, tukagira imico ya Kristo. Aho niho tugenda twese tugana, kugira ngo ibyo byanditswe tubisobanukirwe. Twabonye yuko tugomba kugira dute, tugomba kwiga umurongo ku mirongo, ihame ku ihame, umurongo ku murongo, kandi tukiga iki nanone bike hariya n'ibindi bike hariya, kugira ngo turusheho kubona umucyo wose, kuko twabonye yuko umurongo umwe ubwawo dushobora gusoma mu byanditswe uba udahagije, kuko ntabwo waduhaye ubusobanuro bwose burambuye bushobora kutugeza ku by'inama y'agakiza, bushobora kutwereka neza neza icyo Imana iri kutubwira kuri iyo ngingo cyangwa kuri uwo murongo tuwusomye. Niho twabonye ko ngo ibyanditswe ubwabyo birisobanura, ko arizo mpamvu tuvuga ko ngo umurongo ugenda usobanurwa n'undi. Ubwo ni ukuvuga ngo umurongo ugiye wongeye, uri kuduha umucyo, uri kutwongerera umucyo. Ubwo ni ukuvuga ko ndetse hashobora kongera tukabona n'uwundi nanone uza kutwongerera umucyo,
uko tugenda twigira imbere tukarushaho kugenda dusobanukirwa dushobora kubona umucyo koko ukwiriye mwinshi. Nguko uko ijambo ry'Imana tugomba kuryiga tukamenya gufata imirongo ku mirongo. Mwibuke amagambo nyine ko twayabonye uko ngo uburyo tugomba kwiga ibyanditswe ngo Imana ishaka ko twiga muri ubwo buryo kugira ngo turusheho kubona umucyo uruseho umucyo, kuko uko tugenda twigira imbere mu mateka niko Imana iri kugenda itwongerera umucyo. None rero aka kanya twebwe noneho tugiye kureba ihame rya gatatu. Ihame rya gatatu ryo ritubwira iki? Riratwereka yuko ubwoko bw'Imana Isirayeli ya kera iriya yari yahawe iyo nshingano yo gutegura kuza kwa Kristo. Ibyo yavugwagaho byose ubu ngubu noneho muri iki gihe cyacu turimo cya nyuma, ibyo noneho none birareba itorero ry'Imana muri iki gihe cya nyuma. Itorero ndagira ngo mwongere amagambo nkunze kuyakoresha bavuga ngo itorero ry'Imana tugomba kumenya kuritandukanya n'amadini. Itorero ry'Imana ni rya rindi tubona kuva mu gihe cya Adamu, abo ngabo bagenda muri iyo nzira y'abubaha Imana, abo ngabo bagumya kugenda mu nzira bayobowe na Kristo, bayobowe n'umucyo uva ku Mana ukagera kuri Kristo, uwo mucyo ukagenda uyoboye abantu muri iyo nzira yo kubaha, bakaba bazajya bajya kuba itorero ry'Imana. Ni ukuvuga ko kuva ku gihe cya Adamu dushobora kugenda dukurikira tukareba uko Imana yagiye itanga umucyo, ukuntu umucyo wagumye kugenda uyobora abantu bari muri nzira, tukunda kugeza igihe turimo, ndetse tugahita twumva ko n'ibizakurikira uko bizaba bimeze. Ibyo kugira ngo turusheho kubibona neza ni uko ibihe byose byagiye bitanga amateka agiye atambuka yose, Imana yagendaga yerekana ikintu runaka ikageza igihe kigomba kugirangiriza ayo mateka w'Imana ari kurangirira. Ariko byose niba hari imigisha Imana yari yateganyije, cyangwa se ko twagiye tubona mu mucyo w'ubugorozi, buri mucyo w'ubugorozi wose wagomba kugenda ukabugira ufite inshinga aho ucyo ugomba kugeraho. Iyo ukigezeho rero abemeye kugenda mu mucyo nibo bakaba babaye umusaruro ugomba kuba muri babandi bazagira bate, bazaraganwa. Ari handi abagabo tubona bari muri Luka igice cya 12 umurongo wa kane, ntabwo misebona aho tuvuga ko tugomba kugira ute, ko tugomba guhora dukenyeye amatabaza yacu yaka. Abo ngabo ko bakaba ari bagera muri iyo nzira. Ni ukuvuga ko noneho ngo byari byaravuye kuri Isirayeli ya kera, kuri ubu ngubu noneho bikuvugwa ku itorero ry'Imana. Niyo ngingo tugiye kurebaho ya gatatu, ubwo kugira ngo tuzashobore kuzareba izindi zakurikira. Mureke rero bakunda ibisanzwe mbamenyereje abari kunkurikira abakurikira kuri Zoom, kwa kundi mbaha amashusho, ayo mashusho amwe kandi abari kunkurikira kuri Facebook, muziko kwa bundi buryo birangiye ko namwe nyaboherereza kugira ngo murusheho kongera kubona umwanya wo kongera gusubira mu byigwa no murusheho kwimbika, kugira ngo noneho murusheho namwe mufashe bagenzi banyu aho muri mu bihande bitandukanye. Reka rero mbasangize ikigwa ku amagambo asangize tableau tugiye kureberaho. Ibyanditswe byera, ibyandikiwe Isirayeli ya kera, bireba muri iki gihe itorero ry'Imana, la véritable église. Hari ayo mahame yo tubwirwa yuko amahame yo kwiga ibyanditswe byera, ibyanditswe byera ingabo idukingira. Amagambo kuko ndabona kuyasoma ko ubushize ndavuzeho kandi nzajya nkunda guhora nyagarukaho. Ibyanditswe byera ingabo idukingira, aya mahame akaba ari adufasha kugenda mu mucyo. Ibyandikiwe rero Isirayeli ya kera bireba muri iki gihe itorero ry'Imana.
Eh, Ndagira ngo rero abari kunkurikira mufate agakaramu kanyu cyangwa se na video mwongera kuyibona muri gukurikira muri buze kuzongera muri busubiremo. Harakenerwa yuko ibi bice ngiye kubaha ntabwo mbisoba byose, ntabwo mwongeye kumenya mbisoba mbonezanya mbere nzabarangira iyi ngingo, aho ingingo turi kureba mbarangire n'ahantu iyo mirongo iri kugira ngo mushobore gufata umwanya mwongere namwe ubwanyu musubiremo mushobore gusobanukirwa. Baratwarira tubwira ko muri aya mahame rero twabonye, ndagira ngo taburo ubwo muri kwibona imbere yanyu, yenda muri kumurikira abamujya kuri Zoom. Batuvuga ko ubusobanuro bw'ibyanditswe bugomba kugaragaramo Kristo nk'ishingiro muri bwo, ya ngingo twabonye ya mbere. Iya kabiri reka tuvuga ko ibyanditswe bigomba kugereranywa bigahuzwa n'ibindi kugira ngo haboneke umucyo urushijeho. Noneho icyo rero bakatubwira ngo umucyo tubona urushijeho, tugiye kubona ko noneho ibyandikiwe Isirayeli ya kera bireba muri iki gihe itorero ry'Imana. Iyi ngingo y'ibyandikiwe, ko tuvuga ko ibyandikiwe Isirayeli ya kera bireba muri iki gihe itorero ry'Imana, iyi ngingo ni ukwitaho cyane kuko idufasha gusobanukirwa n'ubuhanuzi. Iyo twiga Daniyeli n'ibyahishuwe bidufasha gusobanukirwa neza n'amahame n'ibyo tuba tubona, bimwe biba byaravuzwe ku itorero, ibiba byarabwiwe Isirayeli, kandi n'ubundi bikaba batari ibyo nk'uko twabonye ko mu isezerano rya kera ryabaga rivuga ku mucunguzi, ariko icyo tugomba kubona ni uko ntabwo byabaga bari kwiga byose, ntabwo twavuga ngo byaragiye no ngo byageze igihe kiragiye muri mwaka Kristo agomba kugaruka ngo ubu ntibugarukiye. Oya, bagiye duhabwa umucyo ukomeza ukarinda iherezo rirangira. Urugero nahita bahambe tugahita duhera kuri Daniyeli. Kuri Daniyeli igice cya kabiri twabonye yuko kitwereka ukuntu amateka azakurikirana kurinda isi irangira. Ubwo ari Daniyeli igice cya kabiri cyangwa igice cya kane cya karindwi, cyangwa se ubwo buhanuzi bwose bwa Daniyeli bugenda, twabonye ko nanone bugenda bugira bute bukuzuzwa n'ibyahishuwe. Ubwo ibyahishuwe biza bije gutanga umucyo ku gice kiri mu kirangira, igice cya nyuma cy'igihe turimo cya nyuma, kuko niyo baza gutanga umucyo. Mwibuke Daniyeli ko ngo buryo igice cya 12:4 ngo yari yasomye ngo abona, yari yabonye akuvira atari kumva ibyo ari byo, yari byatumvaga byari ibihe. Twari twabonye hano none muri Daniyeli igice cya 8 umurongo kubera ku murongo wa 13, aho yari kubona ngo ibyanditswe byera byarasiribanzwe ukwera kw'Imana ko rwusiribangwa, akavuga ati ubuturo bwera, akavuga ati ibi bizageza ryari? Noneho ngo Imana bakavuga ati 2300 mata, imyaka uko bwije bugacya, imyaka iminsi 2300 izarangira. Ibyo twabonye ko Daniyeli ngo ibyo byose byamubera ikibazo gikomeye cyane, ngo yari yarwaye yibaza ati ibintu uko bizagera bite. Ko ku murongo wa 17 bakatubwira ngo yarabwiwe ngo Daniyeli ntabwo ari byo mu gihe cyawe, nibyo mu gihe cya nyuma. Noneho tubona ko muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 4 batubwira ngo ubwenge buziyongera, kandi muri icyo gihe cya nyuma ni ukugira ngo hano akaba icyo gihe bagiye gusobanukirwa n'iki nta byagiye ibintu bya Daniyeli. Ni ukuvuga ko byanditswe nabyo mu isezerano rya kera nabyo bigenda biri twereka uko amateka akurinda isi irangira. Niyo wafata none twayireba none na Ezekiyeli, harimo byinshi cyane bigaruka no mu gihe cyacu cya nyuma. Iyo turebye bariya ba Habakuki bagavuga byerekeranye nuko tubona bazabashwa no kwizera kwe. Hari byinshi biri mu isezerano rya kera n'ubundi bifite byuzura muri iki gihe cyacu twagezemo, kirebana n'igihe cya Kristo yaramaze kurwanya izo nshingano ya mbere nk'igitambo, aha twari muri icyo gihe cyacu turimo.
ubwo impamvu aho ngaho iyo tubibona gutyo ni ukuvuga ngo ibyari byaranditswe byari byaravuzwe kuri Israel muri cya gihe cya kera, ni ukuvuga ko n'ubu ngubu nabyo tubigikomeza. kandi mwongere mwibuke aya magambo twabonye yuko ngo ko nta gishya munsi y'ijuru, ibyabayeho nibyo byongera bikagira bite, nibyo byongera bikabaho. ni ukuvuga ko hari amateka ubwoko bw'Imana bwanyuze muri kiriya gihe cyabo, ayo mateka nanone ari ayo tugomba kuzabona ko no muri gihe cyacu tuzazamo. Ikindi twakongeraho ni uko ayo nanone ibyo byabaga byarabwiwe ubwoko bw'Isirayeli mu gihe barategereje umucunguzi. Habaga hari iki, kwari ukugira ngo abo bose bagire ukwizera gushikamye, bizere uwo mucunguzi uzaza. muri uko kwizera umucunguzi bazagira ukwizera kutajegajega. kandi uko kwizera niko kuzagira gute, niko kuzatuma nanone biringira uwo Kristo, bakagira n'amasezerano nawe, bakagira n'isano ihamye na Kristo, bakagera mu nzira yo gukiranuka, bakaza bakamwizera, kuko ubwo urumva ko niwe n'abandi bashobora gukomeza kugenda muri uwo mucyo. nk'uko noneho y'amagambo nanone tubwirwa ari mu rwa Yohana igice cya 10, urwandiko rwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. bityo noneho kuko bisunze Kristo bakagera muri iyo nzira ibajyana hehe ku gakiza, bakaba ari no mugambi Imana yashyizeho wo gushaka gukiza umunyabyaha. turebye rero ubwo ubusobanuro duhawe, turabona mu ntambara ikomeye ku gice cyaho cya 26, intambara ikomeye igice cya 26 kuri paje yaho ya 496 ku isubo yaho ya mbere. ubwo biri hano bifashe mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ubwo namwe mwahita mureba icyo gice. niho batubwira ko ngo Israel ya kera ni ishusho irebana n'Abadivantisite. abayobozi b'Abadivantisite, abandi bati turabuze Abadivantisite, ntabwo tuvuze twebwe aho mu madini yacu aho turi hirya hino, cyangwa se abari mu matsinda hirya hino. ndagira ngo ijambo Abadivantisite murifate abo ngabo bategereje Kristo ugiye kugaruka. kubera iki babwira ibi ngibi? kugira ngo mucyumve neza, ni uko mu nshingano duhawe mu buryo butumwa bwiza butangwa, ndagira ngo mwibuke neza by'ubutumwa bwiza mu buryo tufashe. iyo tuburebye mu mvugo ya gihanuzi tukareba uko bugenda bukurikirana, mwibuke ko nabahaye ziriya ntambwe 3. iriya ntambwe ya mbere irebana yagomba gutegurira isi kwakira umucunguzi azazira. amaze kuza nawe yarabwiye ati ndagiye kandi nzagaruka. mu gihe rero hari abari koze inshingano yo gutegura isi yo kwakira umucunguzi, hari abari nanone Imana ihaye inshingano yo gutegura ukugaruka kwa Kristo. ya magambo tubona muri Amosi igice cya 12, utwitegure gusanganira umwami wacu. abo ngabo bafashe iyo nshingano, bahabwa iyo nshingano, n'iryo torero rigomba gukora umurimo wa nyuma, rigomba gutanga umuburo wa nyuma. uwo muburo wa nyuma nakunze kubigarukaho, nakunze kubibabwira, ni kiriya gice cya 38 tubona mu ntambara ikomeye. nibi byajije umuco w'ubugorozi byajije 18. ni ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buza bukurikiranya n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bukurikirana n'ubutumwa bw'amarayika wa mbere. ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'amarayika wa kabiri
bikaba ari byo bihura n'iki nanone na wa mucyo w'ubugorozi bya 14 aribyo birebana n'aya mateka yaba mirere y'abemeye ubutumwa bw'abamarayika batatu. Abo badivantisi bo bw'abadivantisi rero, ubwo mwumve neza ko biri kuvuga abo ngabo bari mu mucyo wa nyuma, wa mucyo wateguraga abantu babwira ko igihe cy'urubanza kigeze. Iyo avuga ngo igihe cy'urubanza kirageze, mirere mwuka yatangaga mu butumwa bwe yavugaga mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ari kimwe no kubwira ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko Kristo agiye ahera cyane. Mwubahe Imana muyihimbaze kuko Kristo agiye ahera cyane, kanyuma yaho kandi avuye ahera cyane imbabazi zaba zirangiye. Ni ukuvuga ngo hamba bari kuvuga nanone yuko igihe kirangira ry'imbabazi kigeze. Abo bazikora umurimo w'igihe cya nyuma ngabo nicyo ndibo batubwira ko ngo nk'uko Isirayeli ya kera yari yafashe inshingano yari yateguwe kugira ngo itegure abantu kwakira Kristo, kwakira uwo mucunguzi ugomba kuba igitambo cy'ibyaha byacu hano mu isi, akaba noneho agomba nyuma yaho akazakora undi murimo azakorera mu ijuru, wa wundi wo mu ihema ari kutucungura, wo kutweza no kudutunganya no kutugiza imbere y'intebe y'urubanza. Abo ngabo inshingano yabo barayikoze, inshingano yabo barayikoze, ariko ntabwo bayikoze bikwiriye, kubera ko twabonye neza yuko ngo abantu bemeye Kristo, bemeye Yesu w'i Nazareti ko ari we Kristo, bari mbarwa kubera ko abantu bari barabuje kwiga ubuhanuzi. Mu ntambara ikomeye kuri paji ya 408 umugabo nongera basubiremo ngo bari barabuje abantu kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli, kandi ubwo buhanuzi bwa Daniyeli igice cyaho cya 9 butubwira iby'imyaka 70 aribwo bwagombaga kubereka neza ukuntu izo mbago aho igihe kigeze n'uwo mucunguzi igihe azazira, byose ibyo byose akaba byarabagomba kubabera mu gihe cyo kugira ngo bitegure. Icyo gihe cyabo cyararangiye, kubera ko ibyo by'umwaka 70 birangiye byarangiranye n'umwaka 34. Uwo mwaka 34 bateye amabuye Stefano, mwibuka ajya gutera amabuye Stefano muri mwaka 34. Kristo yari yamaze abanje kubwira intumwa ziti mubanze mukomeze ahubwo muri Yerusalemu mwongere mugerageze murebe ko hari abashobora kwemera umukuri, kubera ko bimwe byari bimaze kugaragara, bimwe byari byaravuzwe kuri Yesu kubera ko niko azabambwa. Bari barimaze kubibona koko n'intumwa noneho aho ngaho zigiye guhera ku bintu nawe bifatika kandi babonyeho, zo bakarushaho kubemeza neza yuko Yesu w'i Nazareti ari we mucunguzi wabo, ko ari we mwami wacu, ko ari wowe wagomba kudukiza, uwo Yesu w'i Nazareti ko wari we Mesiya wari utegerejwe. Ibyo ngibyo koko kandi koko byaranabaye. Abenshi bamaze kubona ibyanditswe basubiye mu byanditswe koko baratangara bati mbese burya koko twabaga tutari kumva ibintu neza, kubera icyo batubaga ibintu neza ntabwo babaga baragumye kugenda ngo umucyo bawukurikirane, kubera ko byose bagombaga kubibatoza no kubibafashamo. Abo nabo ubwabo bari baramaze kuba mu bikoresho bya Satani, barajyanye abantu barajyanye kure y'umucyo. Nizo mpamvu noneho aho turi kubona iki, tubonye Isirayeli ya kera, tubonye n'itorero ryo mu gihe cya nyuma, itorero rya nyuma. Nitugera iyo dusomye mu Baheburayo n'umva igice cya 7 umurongo wa 12 batubwira yuko ngo ubutambyi bya bintu byose bari barigishijwe by'ubutambyi, bari Abalewi bari barigishijwe, bari bafite inshingano no kwigisha abantu by'iyobokamana, bo baberekaga ko ibyo bakabigisha ibyerekeye n'ubutambyi. Batubwira ko ngo Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 12 ubutambyi bwagombaga kwimuka bukava mu muryango w'Abalewi naho bukajya mu muryango wa Yuda.
kubera ko umuryango wa yuda, Kristo ni intare yo mu muryango wa yuda. Babarewe wa muryango w'abarewe, inshingano yabo yari irangiriye aho ngaho. Aho ngaho bwamaze aya magambo y'abarewi twerekeye ibyerekeye n'ubutambyi ko bwari burangiye. Abarewi, nongera gusubira abarewi kiriya gice cya 7:12 ndumva nta bibeshye n'uhagondi, ariko ndumva ari uko biri. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ubutambyi bwagombaga guhinduka, hakaza noneho Kristo umutambyi. Agiye, ni ukuvuga ngo agiye gukora umurimo muri rya hema ryo mu ijuru ryari Mose yeretswe tubona mu Kuva igice cya 25:9. Iryo hema niryo agiye gukoreramo inshingano. Ubwo ndagira ngo mu ntekerezo zacu twese tubyumve neza, dufite icyo gihe cy'ubutambyi bw'abarewi cyageze iherezo, kigakurikiraho Kristo umutambyi. Ubwo akaba ari we noneho igihe cyaba babandi ya Isirayeli ya kera, icyo gihe cyabo kikarangirira aho ngaho. Ikindi gihamya nabahaye nanone ni uko kiriya gihe batera amabuye Stefano, imbabazi zari zibakuweho burundu. Igihe bari barahawe kiriya myaka 490, ubwo ni muri abahanuzi bwa Daniyeli mu gice cyawo cya 9 batubwira ibyumweru 70. Icyo gihe cyabo cyagombaga kurangirana n'umwaka wa 34. Icyo gihe batera amabuye Stefano, igihe cyabwo byari birangiye. Ibyo byari birangiye, byari gusoza ubuhanuzi bundi nanone, cyangwa se navuga ngo twavuga ko ari ubuhanuzi n'ibyo koko. Kuko Kristo nitugera muri Matayo igice cya 21, ibyo kigwa kivuzeho neza, nakivuzeho mu buryo burambuye, ndi kubereka iby'abakozi, iby'abagaragu b'Imana, abakozi boherezwa mu ruzabibu rw'Uwiteka. Ariho naberetse abakozi bari mu ruzabibu mbere, bakasimburwa noneho n'abakozi bo ku isaha ya 3. Abo bakozi babo tubona muri Matayo igice cya 21 kuri uriya murongo wa 43, ubwabo niyo biciraho iteka, bakavuga ngo izo nkozi z'ibibi, abo bakozi abo bishe abakozi ba shebuja, ndetse bakagira n'ubwo bica n'umwana we, abo ngabo bazarimburwe. Ubwabo bagize bate? Bararwiciriye ubwabo. Kristo yarangije yahise awugira, arababwira ati rero ati mumenye ko urwo ruzabibu muzarwamburwa, rugahabwa abandi. Nyuma yaho nabwo bumva ko aribo babwirwaga. Ariko rero nimara ku Satani nyine aba yamaze gufata imitima y'abantu uko yayigiziye. Icyo gihe bagomba guherera aho ngaho bihana, ariko ntabwo babikomeje, ahubwo bakomeje kwikorera ibyabirira bigera no mu mwaka 34. Kandi muri ubwo ngibyo Kristo yababwiraga, ariko babwira ibigiye kuzamubaho yuko bazamwica. Muri uriya mugani ubwo barivugira bati azaturimba, ati abakozi babi bazarimburwe. Urumva ko izo hari umugani wo muri Matayo 20:21, abagaragu babi. Ikindi badabwiye ibyerekeye n'ubutambyi, ikindi barekeye kuri abatera amabuye Stefano. Biraba gutera amabuye Stefano, mwibuke ko none byari ingurikizi y'ibiriya yari yababwiye no muri Matayo igice cya 23, ababwira ati mw'abafarisayo mwandyarya mwe, aho yabasigaga ababwira ati iyi nzu yanyu nyibasigaye ari ubusa, akabasezeraho. Ibyo byose byari biri kugenda byitwereka yuko Isirayeli ya kera, ibyavuzwe kuri Isirayeli ya kera ari byo noneho bizakomeza mu itorero ry'Imana. Iryo torero ry'Imana noneho naryo twongera tubibone neza,
ni uko iyo dukubye kugera muri urwo ruhererekane tubona yuko iryo torero ry'Imana muri kwa gusana za nkike, nk'uko nawe nigeze kubibabwira mbereka ukuntu inkike zasanwe, yuko habayeho ikintu cy'uko abagorozi bo mu kinyejana cya 16 ari bariya bakozi baza ku isaha 6 bariya bakigezera cya 16 baje bahangana n'ibinyoma ubupapa bwari bumaze kwinjiza n'imihango byari bibazanye, ariko byose naberetse yuko uko bari bageraga bose buri wese agenda agira umucyo abona. Icyabagaho ni uko bagiraga ikintu cyo gushaka gushikama ku kintu kimwe gusa, ntibatere intambwe ngo bemere kwakira ibindi. Aribyo byabaviriyemo gutuma hagenda haboneka bamwe bagenda bavuga ati bagira umwihariko wabo, bakagira umwihariko wabo, bakagira umwihariko wabo. Ariko iyo twigiye imbere tubona ko abakozi baje ku isaha ya 9 aribo bari ba Mireri, ariko Mireri abo bose yangeye bose afata ayo mahame yabo yose ayahuriza hamwe yose, mbese ubwo koko kwa kuri kwakuruzi wa mucyo wari ukenewe, wa mucyo mwibuke ibyo twabonye ubushize tubona ko ngo ibyanditswe byera hari umurunga w'ukuri ukomeza ukazarana kandi isirangira. Nicyo gihe bemeze bityo, no kuvuga ngo Mireri cyakoze ibyo rose none abishyize mu mwanya wabyo. Babandi rero ngo tuvuga amareka 3 nibo bagiye kuba itorero rya nyuma, ngibo ngabo bagomba none nibo bafata umurage ibyabwiwe Isirayeli ya kera, bikaba ari byo bigiye kuba bibwirwa Abadivantiste abo bategereje Kristo, abo bari mu butumwa bw'amarayika 3. Abo ngabo bemeye ubutumwa bw'amarayika wa mbere, bakaba bagiye mu butumwa bw'amarayika wa 2, abo ngabo bakaba bari kugera ku butumwa bw'amarayika wa 3. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Dieu avait conduit ces derniers tout comme il avait conduit son peuple hors d'Égypte. Ubwoko bwa Israel ya kera ni ishusho y'Abadivantiste, nk'uko Imana yari yarayoboye ubwo bwoko bw'Abisirayeli bwa kera, nk'uko yabagiye nayo nk'uko none yabayoboye ibavana mu Egiputa. Aho ngaho niho numva ko turiho tubonera ibyigwa bimwe. Dans le grand désappointement, leur foi avait été éprouvée comme l'avait celle des Israélites à la mer Rouge. Abisirayeli, ubwoko bw'Abadivantiste, amateka yabo byo narababwira beretse ukuntu umunara amateka yabo hari ahantu bageze bacika intege, bakagenda batugereranyiriza bakatwereka ko ngo igihe nabwo bambukaga inyanja itukura, nyuma yaho bakagenda gucika intege, ni nako nanone abana b'Imana none Abadivantiste nabo muri icyo gihe bahuye n'icyo kintu cy'ishungura rya mbere, ndetse twongera tukabona ko byongeye kugaruka ryari, byongeye kugaruka nanone no kuri cya gihe kigeragezo cyabaye bari ikigeragezo bari Galilaya, nanone igihe Kristo nanone yabateranyaga ari benshi akabaha imitsima, nyuma yaho bakababwira ati impamvu muri kunshaka muri kunkurikira nuko ari imitsima nabahaye. Ngo icyo gihe bimuhaga bikabaviramo kwanga Kristo kubera ko yamaze kubavumbura ibiri ku mutima yabo, ngo abishyire bakigendera. Ibi ngibi iki gice ntabwo mbishaka gusoma menshi amagambo yo kwisomera hamwe, gusa icyo ndashaka kuboneka n'uyu murongo nyine, gusa ndashaka kugira ngo muboneho yuko ngo ibyari kuri Israel ya kera nabyo tubona kuri Israel y'ubu ngubu, ni ku itorero ry'Imana ubu ngubu. Niyo mpamvu rero iyo tugiye rero tugasoma mu Baroma
igice cyawo cya cyenda, abaroma igice cya cyenda umurongo wa gatandatu, abaroma igice cya cyenda ku murongo wa gatandatu n'uwa munani, niyo batubwira ko pawulo niyo batubwira neza yuko abana b'umubiri ko atari bo bana b'Imana nyakuri. Mu Bagalatiya nanone igice cya gatatu umurongo wa 29 bakatubwira ngo abana nanone b'isezerano ko abo ngabo ari bo n'ubundi baba bagomba kuraganwa, ari ugomba guhabwa, ari ugomba kuragwa. Aha ngaha turi kubona ibyo batubwira ngo kuba umwana, kuba uri muri Kristo nibyo nanone byitwa kuba umwana wa Aburahamu, kubera ko abenshi igihe barabyitwazaga, nabyo byabaye n'ikigeragezo gikomeye cyane cyatumye abenshi badashobora kumva ko bashobora kuba barekwa, bavuga ngo turi abana, turi itorero ry'Imana, turi abana b'Imana, twahawe amasezerano, ariko noneho bakirengagiza ko ayo masezerano bahawe ntabwo yabahawe kubera ko ari abana bavutse kuri Aburahamu koko, cyangwa umuntu uhererekana gusa gutyo. Niho ahangaha no mu Baroma igice cya cyenda umurongo wa gatandatu n'uwa munani batubari kutubwira, batwereka yuko ngo abo ngabo ku buryo bavutse bo ku mubiri ntabwo ari bo bitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo ntimubyibeshye na gato, aya magambo ahubwo barashoboye kuyumva, ntabwo bagombaga kwibeshya ngo bumve ko ngo kubera ko ngo ari abo mu rubyaro rwa Aburahamu ngo kuko ibyo ngibyo ngo bibaha kwitwa abana b'Imana. Noneho hariya mu Bagalatiya nanone igice cya gatatu mirongo 29 hariya cyari ikibazo cya Isaka na Ishimayeli, ariko rero bakatubwira ati hari abo Imana iba yatanze bafitanye isezerano, abo ngabo ufite umwana w'isezerano, uwo nguwo niwe uba ugomba kuba uraganwa na Kristo. none tujya kugenda gutekereza gutyo, ni ukuvuga ngo mbese iyo amasezerano hari abagarukiraho, hari abandi atashobora kugeraho. turaza kubibona mu mwanya y'uko Imana n'ubundi itajya irobanura mu butoni, ahubwo buri wese ahura hari icyo asabwa, icyo yacyujuje akaba umwana w'Imana koko. Mu Bagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 7 niho nanone batubwira ngo abo bana ba Aburahamu ni abahe. No mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 28 bakatubwira abo bana b'isezerano. Munyemerere byo kuntwara umwanya munini, byo kudutwara umwanya munini kuri aka kanya, ahubwo mwebwe aho muri mwongera gufata ibyanditswe, mwite mwongera murebe ijya magambo ari kubabwira. Umwana wa Aburahamu nyawe ninde? Umwana w'isezerano ninde? Kuko nitujya mu Befeso igice cya 2 mugasoma muhere kuri umurongo wa 12 kugera ku 24, cyangwa se mugafata urwa mbere rwa Petero tugasoma kiriya gice cya 2 ku murongo wa 10, niho batwereka yuko ngo abitwaga ko ari abanyamahanga, ko abo ngabo baza bakaba ubwoko bw'Imana. Ubwo ni ukuvuga ko turi kurenga iki? Turi kurenga ya mipaka bamwe babaga bishyiriyeho bakuvuga ngo twebwe turaba umuryango, turaba urubyaro rwa runaka, turi urubyaro rwa Aburahamu. Ubwo aho ngaho noneho icyo cyari kimeze nk'umupaka kiri kuvaho umupaka nawo,
ahubwo abo bose bitwa ngo ni abanyamahanga, kubera ko bubashye Imana, abo ngabo babaye abaraganwa na Kristo, cyangwa se babaye ubwoko bw'Imana. ndagira ngo biradufasha kumva icyo nababwiye mu ikigo cya mbere twabonaga ko Kristo ari muri iki byanditswe byose. n'ubaraho nagerageje kubereka yuko bamwe bagira gutya bakagenda bakatuvangira, bagafata ibyanditswe bakabivangavanga uko bishakiye, bagatangira bakatubwira ngo Yerusalemu, bagatangira bati imisozi Siyoni, ndetse ngo bamwe hari igihe bajya bafata umwanya wo gufata urugendo bakajyayo, ngo bakajya kureba aho Yesu yabatirijwe, bakajya muri uwo mugezi, ngo bakongera bakagenda bagafata itaka bamwe ndetse bakaritahana, barigeza mu gihugu aho iwabo bakariheza bene wabo ngo bisigeho ngo iri taka rivuye ngo mu gihugu cy'Imana, bakagira bate. Urumva izo nyigisho ko ntaho ziba zihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ni ya migambi ya Satani aba ari kugenda akoresha abo bose, noneho akajya ubwo Satani, kuko hari ukuntu nawe aba yashoboye kureba bamwe mu ngorane bafite, bati rwose kubera ko wari ufite ingorane izi n'izi, nukora kuri ririya taka ryavuye mu gihugu cy'isezerano, nukugira gute, nitugukozaho ikimenyetso, bakajya bakabeshya abantu gutyo, maze abenshi koko bakagira ibyiringiro bipfuye, kandi ntabwo ari ku ijambo ry'Imana. Aha turi kuribona ijambo ry'Imana riri kutwereka aha ngaha yuko Isirayeli ya kera igihe cyayo cyararangiye. nabahaye bya bihamya bitatu, reka nongere bibasubiriremo. ni uko ubuhanuzi bwa Daniyeli ibyumweru 70 cyangwa se imyaka 490, iyo myaka yarangiranye n'umwaka 34. uwo mwaka 34 ni batera amabuye Sitefano, bari bagaragaje ko banze agakiza. Ayo magambo nige kuyabasomera no muntu abarekomezwa, ayo magambo twize kuyabasomera sinumva ntasubiramo. N'uwo mwaka 34 bari bagaragaza, bari banze ukuri burundu, babyanze. Ikindi cya kabiri nabongere kubabwira nari amagambo ari mu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 12, yuko ubutambyi bwagombaga kwimuka bukava kwa Lewi, kuko abo Balewi n'undi inshingano yabo ntibari barashobora no kwisohoza nk'uko bikwiriye, yari yabayobeye n'ubundi bwo igihe cyabo cyari kirangiriye aho ngaho. Ikindi twakongeraho cya gatatu ni uko bamaze gutera amabuye Sitefano, nicyo cya gatatu, icyo gutera amabuye Sitefano, nako nakivuze cyo gutera amabuye Sitefano cyaranye mu mwaka 34. noneho mbabwiye nanone icyo cy'Abalewi. Ikindi cya gatatu birancitse gatoya, gutera amabuye Sitefano 34, iby'Abalewi kuko bwagombaga kwimuka, ubutambyi bugombaga kwimuka. Ikindi ntara muri Matayo, uriya mugani w'abakozi boherezwa mu ruzabibu, bo mu ruzabibu rw'Uwiteka, bariya abakozi babi tubona muri Matayo igice cya 21, yuko n'ubundi ari bo abo ngabo aribo basimbuwe n'abariya abakozi baje ku isaha ya gatatu, aribo zari intumwa, ariyo ryo shyanga ryo yarihawe, kuko uruzabibu bagomba kurwakwa. Matayo igice cya 21 umurongo wa 43, uruzabibu bagomba kurwakwa rugahabwa abandi. Nguko rero icyo tugomba kubona ni uko amagambo ni menshi nasoma, ndumva byose utabisoma, gusa icyo nshaka kugira ngo noneho mushobora kuza kurebaho nanone ni uko itorero ry'Imana rigomba gufata n'ibyo byabwirwaga Isirayeli ya kera, ubu ngubu bakabigira ibyabo, bikamera nk'aho mbese ayo magambo bayabwiwe kuva ku gihe cya Adamu,
akaba nanone ariyo agikomeza cyumvikana kuko n'ubundi ibyabo iby'Imana iba yaravuze nta gihe biba byagomba kuvuga ngo igihe byararangiye kubera ni ukuvuga ngo byarakomezaga. Reka dufate nk'urugero aha ngaha muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 14. Yohana igice cya 17 umurongo wa 14, Yesu yabwiye intumwa ababwira ko niho yababwira ko ngo nabaha ariko ari kubwira data avuga ati nabahaye ijambo ryawe, kandi akongera akavuga ati ntabwo ari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Abo yahaye ijambo ry'irebe ni za ntumwa ze yari amaze gutegura ubwo yari agiye gusura mu ijuru, agiye kubasigira inshingano yo kugira ngo bakomeze umurimo. Ni amagambo ari muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 14. Ayo mubibuze kugira ngo yasome. Ibyiza niyo kandi iyo musome ibyanditswe ndekera ko muze kubisobanukirwa neza. Ibyiza uhita usoma ibirimbi banzize n'ibikurikiyeho kugira ngo wumve neza icyo uwo murongo uri kutubwira. Ariko aha ngaha ni nyine cyagiye Kristo yari gusabira itorero rye yari asize agiye kugenda, avuga ati nabahaye ibyo wambwiye, nabahaye ijambo ryawe, kandi abo ngabo rwose basize muri iyi si ariko ntabwo ari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Noneho Pawulo nanone yabwiye Abaroma ko utagomba kwishushanya ngo n'ab'iki gihe. Ntabwo tugomba kwishushanya n'ab'iki gihe. Itorero ry'Imana ntabwo rigomba kwishushanya n'ab'iki gihe. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2. Ahangaha ibyo Pawulo ari kuvuga ahangaha nawe ntabwo ari ukuvuga ko ari bishyashya, ahubwo nanone ari kwibutsa iki ibyari byaravuzwe nanone, kuko n'ubundi bwoko bw'Imana imbere muri Isirayeli ya kera nayo Imana yari yategure kugira ngo babe ishyanga, ubwoko bwera, ishyanga ryabikijwe ibyera by'Imana. Abo ngabo ntabwo bagomba kuba bameze nk'abantu. Tukabona yuko amagambo nanone ari mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cyaho cya 6 umurongo wa 14 na 18, niho batubwira ngo ko tutagomba kwihuza, ko tutagomba tutagomba kwihuza n'abatizera, ko nta sano riri hagati yo gukiranuka no gukiranirwa, ko nta sano iri hagati y'umucyo n'ibinyoma n'umwijima, umucyo n'umwijima. Nta sano bigomba kugirana ibyo bintu. Akwereka twera nta hantu hari isano n'ishobora kuboneka hagati y'itorero ry'Imana y'urusengero rw'Imana n'inzu z'urusengero n'ahasengerwa ibigirwamana. Niho noneho atsiragira akatubwira ngo twebwe turi urusengero rw'Imana ihoraho, kandi Imana ikaba ishaka kugira ite gutura muri twe kugira ngo Imana yacu ngo natwe tube ubwoko bwayo. Abo ngabo ari kubwirwa ni bande? Ntabwo ari b'Abisirayeli ba kera, ahubwo Pawulo aha ngaha ari kubwira iyo torero ry'Abakorino irego ryo kuvuga ngo ni itorero ry'Imana. Ari kubwira muri icyo gihe cyo mu isezerano rishya, ari kubereka yuko nanone aribo nanone aha ngaha avuze ngo bagomba bari urusengero rw'Imana. Imana ikavuga ngo nzatura muri mwe kandi ngende hagati yanyu. Tugenda tubijyana bya bintu byo kuvuga ngo turagenda duhuza amagambo n'ayandi, tugenda tubihuze n'iki na rya hema ry'Imana tubona Imana yahaye yabwiye Mose ati Mose
reba ubuturo buri mu ijuru, reba iri hema riri mu ijuru, maze ukore irindi rimeze nk'aha ngaha mu isi, maze kugira ngo nze nture muri mwe hagati yanyu kugira ngo ushobore kugera nabo. Aha rero murumva ko biri guhura n'ikintu cy'ukuntu batwereka yuko ngo tubaye urusengero rwera rw'Imana. Imana ishaka kubana natwe muri twe kugira ngo igumye kugenda tuyobora nguko kwa gukiranuka Imana duhamagarira. Akongera akatubwira ngo sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Nimuve hagati yabo, mwitandukanye nabo. Niko Uwiteka avuga. Ntimugire ikintu cyanduye na kimwe mukoraho, nzabakira, nzaba Imana yanyu, namwe muzaba abahungu, muzaba n'abakobwa, muzambera abahungu mumbere n'abakobwa. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ayo magambo yasome, wongere muyasome neza, ni mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 umurongo wa 18. Ubwo muyasomwa yera murayumva neza kurushaho. Ayo magambo burumva ko ari kurusha kugenda twereka icyo kintu kitwereka yuko ngo tugomba kuba ishyanga ryatoranijwe, ubwoko bw'Imana, kandi noneho tukaba tugomba kugira dute, tugomba gutandukana n'ikibi gisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Abo ngabo bari mu nzira cyangwa bayoboye abandi no mu nzira yo gukiranuka, bari kubabwira ko bagomba kugira gute, kwitandukanya n'ibyo n'abo ngabo, bakava muri ibyo bidatunganye. Abantu bahetse ibyara by'Uwiteka bagomba kwiyeza. Yesaya kiriya gice cya 52 ngo bagomba kwiyeza. Abayoboye umurimo wo kwezwa, abayobozi b'itorero bagomba kuba ari abantu bejejwe, batarejwe nuko bagenzi babo abanyabyaha kimwe nabo, ndetse bafite intekerezo kimwe, batari bandi baje ngo babarambitseho ibiganza ngo babasenyeye. Ndetse ubu hari ibindi badukanye byo kujya bagenda bagazana ngo amavuta bakamena abantu ku mitwe, ngo kuko kera kose nabo byabagaho ayo mavuta ya olive, ayo mavuta baba bagiye nk'ayagatugura mu masoko mu macupa, bakaza bakabibishya abantu ngo kubera ko bagize ikintu cy'umuhango imbere y'abizera, gutyo akumva yabaye igitangaza. Kandi ubwo gutangazwa kwe nako yabigizwe n'undi munyabyaha kimwe nawe, noneho bigiye kuzambira nuko noneho bose bahuriye kuri babandi bagiye kugoreka ijambo ry'Imana. Ntabwo bagiye gukurikira wa murunga twabonye w'ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo basiga bereka abizera kuko babereka inzira bagomba kugendamo. Ahubwo byose bigiye kubigira gute, bigiye gukorwa muri gahunda zabo, muri inyigisho zabo uko babishaka, maze bikorera amadini. Ariko nibarangiza barakora amadini yabo, bahita bavuga bayandikaho ngo ni itorero ry'Imana. Hariho itorero rimwe. Ndagira ngo nongere bibutse ari amagambo tubona mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 5. Abefeso igice kadeneza, nongere bibutse amagambo. Hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, hariho Imana imwe, itorero ry'Imana ni rimwe. Ntabwo rero iryo torero ry'Imana, turi kuvuga ni iringiri ndi kubereka, maze kubabwira aka kanya, iringiri riri gukora umurimo wa nyuma, rigomba gutegura abagomba kwakira, abagomba gusangana na Kristo agarutse. Nk'uko ku gihe cya kera nanone abo ngabo bari bafite inshingano yo gutegura. Isirayeli kera yari ifite inshingano yo gutegura abazagira bate, abagomba kwakira umucunguzi. Noneho ku nshingano ya nyuma igomba gukorwa ya nyuma, ni uko hagomba kugaragara abo ngabo bagomba gutegura abagomba kwakira Kristo agiye kugaruka. Ni ukuvuga ngo hariho itorero rimwe. Amadini yo ni menshi, ariko itorero ry'Imana ni rimwe. Iryo torero ry'Imana
ngiryo riva kuva ku gihe cya Adamu rikarinda niryo rero rizaherekeza abantu bose rikayobora abantu muri uwo mucyo, uko umucyo ugenda uhererekanya tukagenda tugera ku iherezo ngiryo itorero ry'Imana. Ayo madini yo ni menshi, yo azabaho menshi, kandi ibyo ni umugambi wa Satani, mugomba kubisobanukirwa aho buri hirya hino. Nuko rero iyo tugiye kurangiriza aho ngaha, twumva neza twongera gutsindagira neza yuko abo bose, ariko sinzi mwongere murebe neza, ubu ngubu hari ikintu cyadutse, bamwe bakaba urumva ko abanze kwemera Kristo, abanze kwemera Yesu w'i Nazareti ko ari we Kristo, birumvikana ko ntabwo bahise bahagarara muri izo nshingano zabo, baragumye barigisha, baragumye bagenda bagira n'abandi bayoboke benshi. Kwa kuri naberetse ko nanone bariya bagorozo mu kigero cya 16 ubwo nabo bari kugenda bazana umucyo, kandi bakaba baragiye bagira ku ngingo imwe gusa, ntibemere kwakira indi, ahubwo bagahagarara kuri iyo ngingo imwe. Baragumye barigisha, na n'ubu baracyagumye bakigisha, bagumye bakazana n'abandi, ariko ntabwo bari kugira bate, ntabwo bari kwemera ko izo ngingo zindi nanone z'umucyo kuri ijambo ry'Imana, ntabwo bari kwemera ko zifatikana kugira ngo ukuri kw'Imana kurusheho kujya mbere. Aha none twongera tukagenda twagera kuri cya kintu nari bibukije cyerekeranye n'iriya nzira tudukurikiye. Niba tugire kuri Lawodikiya, aho tugeza kuri Lawodikiya tukaba twarahawe umuti, uwo muti Imana yawutanze kera, irababwira, yarabivuze ati hazaho icyo gihe cy'akazuyazi, ariko dore n'umuti mbaha. Ibyahishuwe igice cya 3:18, inama y'umugabo wo guhamya. Iyo nama ni ukuvuga twagombye kuba twisuzumira kuri icyo kintu, tukareba tuti mbese twemeye inama y'umugabo wo guhamya. Niba twaremeye inama y'umugabo wo guhamya, ni gute noneho haba hari urujijo nanone mu bari kurangiza umuntu muri iki gihe cya nyuma? Ni gute hagombye kuba hari amatsinda menshi nanone yose, kandi rimwe na ugasanga hari ingingo bamwe bagenda bicomekeramo, abandi bakagenda bakemera zimwe, izindi bakasanga barangiza bati tuyoboye abantu mu mucyo, ariko icyo gihe bigiye gutera iki? Biba bigiye kongera bigatera urujijo, nka rwa rujijo nanone rwari mu gihe byatambutse. Nta gishya munsi y'ijuru, ibyabaye nibyo byongera bikaba. Ngize ingorane turimo bene data, aho muri mu bihande bitandukanye, bamwe mbonereho no kubasuhuza de kubabona kuri Facebook, aho turi mu bihande bitandukanye. Nyawureka mureke turushaho kongera kureba neza iyo mutego Satani ari gutega, ahubwo mwizera aho uri ku musozi, ahantu utuye aha n'aha, reba mugenzi wawe mwegeranye, noneho mwongere musuzume ibyanditswe hamwe, tugumye kugenda dutera intambwe kuri izi ngingo, dushobore gusobanukirwa neza, kugira ngo buri wese azashobore guhagarara imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo atajegajega, ahubwo ashobora guhamya avuga ati ndi umugaragu we utunganye, ndi kandi gukorera Imana yanjye, ntabwo ngomba kunyeganyega na gatoya. Ibyo kugira ngo bishoboke nuko bya byanditswe byera turi kwiga bizatwara maze kubigira ibyacu, byaradufashe twaramaze kumaramaza. Twirinde abo bose bashobora kuza batubwira ngo jyewe nimuze aha ngaha, abandi ngo nimuze aha, abandi nimuze aha. Hoya, nimugerageze abantu aho mwegeranye, ubwo ni bwo buryo bwonyine bushobora kubafasha. naho ubundi urujijo ni rwinshi, bazabateragana hirya hino. Mwongere mwufatire ijambo ry'Imana ubwanyu, murigire iryanyu, ntimukigire umujyi mujya kurebera aho n'umwe. Ndangirije rero aha ngaha bene data, ayo magambo narishatse kurangirizaho ni aya ngaya. Reka ndangirize kuri aya magambo. Ariko uyu murongo urarindangirijeho, uravuga ngo muve hagati muri bo, mwitandukanye nabo. Aya magambo hari nka bene data nzi bagiye bakurja
aya magambo noneho ugasanga ahubwo bagiye guhita bafata ibyahishuro 18 bakaba aribyo bagiye gukoresha, kandi uyu murongo ubwawo nawo urahuranyije kandi uri kwereka ko tugomba gufata icyerekezo koko tukava mu bidatunganye. Ariko noneho ntidukoreshe ibyahishuro 18 nabi, kuko ibyahishuro 18 uriya muhamagaro wa nyuma, ibyahishuro 18 uriya murongo wa 4 wa 5, wowe ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, icyo gihe kirebana n'abakozi ba saa 11. Ibyo ndumva nagumye kubereka mbere ko igihe cyabyo kirahari. Abo ngabo rero nibyo bahura none n'ibyahishuwe 17 umurongo wa 12, aho abami 10 bazaba bari guha ubutegetsi, bazaba bari guha ya nyamaswa imbaraga ngo kugira ngo barwanye umwana w'intama, kandi umwana w'intama ngo akabanesha, kandi ngo abo bazaba bagomba gukora mu isaha imwe gusa yonyine. Ari bumva ko ibyo bihura n'abakozi ba saa 11, kandi bakareba n'uburyo bihura n'ibyahishuro 18 kuri umurongo wa 4 wa 5, umuhamagaro wa kabiri. Kuko umuhamagaro wa mbere ari uwo nguwo wo guhura n'iki gihe cyo kuvuga ngo twitandukanye, tuve hagati yabo, twitandukanye nabo, ari byo noneho ngo bihura n'ibyahishuro 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Uwari bya bindi purifiye, ni mwezwe. Uko kwezwa kugomba ari nabyo none bihura n'iki nanone n'ibyahishuwe 14 umurongo wa 8, ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Umutumwa wa marayika wa kabiri kwa kuri tugereranya umurongo ku murongo, nuko marayika wa kabiri ari utujyana muri iyo nzira yo ibyerekeranye no kwezwa no gutunganywa. Ngiki gikenewe. Ntabwo rero bonereho mwereza nongera kukuramutsa ngusuhuza, ndagira ngo iyo ngingo wongere muyirebeho, kuko ibyahishuro 18 umurongo wa 4 wa 5 ufite umwanya wawo. Ahubwo igituma tugomba gutandukana nabo bigisha ibinyoma tukabigaragaza, tukabamagana, n'uyu murongo ubwawo urahagije. Ibyo rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 kugera ku wa 18, muve hagati yabo mwitandukanye nabo. Kuko ikindi nanone Yohana nanone igice cya 12 umurongo wa 26 n'ubongera akatubwira yuko ngo aho Kristo ari noneho niho abagaragu be bagomba kuba bari. Nguko rero bene data, turangiriza aha ngaha. Ubwo nongera kurangiza kuri ingingo, ndangiza no nongera kwibutsa yuko ibyo byavuga ku Isirayeli ya kera, ibyo byose mujye mwongera mubizane kuri iryo torero ryayo rya nyuma. Iri torero rya nyuma riri gutegura gutanga umuburo, riri kwitegura gutanga umuburo wa nyuma uheruka, umuburo wa nyuma uheruka mu ntambara ikomeye igice cya 38. Uwo muburo wa nyuma uheruka ari nawo none ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Imana y'ubuntu ibeze kandi bakomeze. Tuzagaruka kuri izi ngingo kuko ndumva butanza abaha ikindi kigo cyo kugira ngo noneho izi nyungu uko ari 3 twongere dukore, tuzifate none twongere tuzisubiremo tuzifatanyije uko ari 3, kugira ngo noneho twimukira ku ngingo ya 4 tuzakome kugira ngo dukomeze turebe aho tugana. Nk'uko rero nongere mbitsindagire bene data, ibi turi kubyiga kugira ngo dushobore kuva mu rujijo tugenda ruturuka hirya hino. Iyo urujijo ruterwa n'abo bigisha b'ibinyoma, urujijo ruterwa na bamwe kubw'imyumvire ituzuye, bigatuma noneho bagiye kuzengurutsa intekerezo zacu, bigatuma tudashika mu ijambo ry'Imana. Aho muri ho mutandukanye mu bihande bitandukanye, buri wese nahagarika umushinga ahamagarirwa. Twongere twumve ko tugomba kwiga kurushaho gusobanukirwa. Aho muri egera umwizera mugenzi wawe muri kumwe hafi, mwongere mubifate umwanya wo gusabana n'Imana, twibuka rya hame ryaranze bari abayizera b'itorero ry'i Boroya. Musuzume murebe niba ibyo umwigisha yababwiye runaka cyangwa nanjye ibyo ndi kubabwira, mwongere musuzume murebe niba ari ukuri. Numva kuri nimwumva nibyo bigomba kububaka. Bisaba kugira ngo uwo mwanya kuboneke wo kwiga no gusenga, kugira ngo umwuka w'Imana urushe kubasobanurira. Imana y'ubuntu igumye kubafasha aho muri mu bihande bitandukanye.
turusheho gusabirana kugira ngo turusheho kuyobora n'abandi mu cyo duhabwa natwe ko twunguka n'undi. Mureke dushimire Imana yacu ku bw'aka kanya. Data wera, Mana yacu nyiri gukiranuka kose, turagushima kandi turaguhimbaza kubw'umucyo utwongerera uko bwije uko bukeye. Turagushima ku bw'aka kanya bw'aya magambo wongeye kutwibutsa, wongeye kutwereka yuko wateguye ubwoko bwawe kuva kera cyane. Hari abo wahaye inshingano kugira ngo bahagarare ibyera byawe, kugira ngo bereke abandi bakiri mu mwijima umucyo wawe. Abo bose Data, tuzi ko bose bazabaho uko ibihe bizagenda byigira imbere, uko ibihe byose bizagenda bitaha, uzaba ufite itorero ryawe rizahagarara. Turakwinginga kugira ngo dukomereshe umucyo w'ijambo ryawe, abari gukurikira ibyigwa aka kanya n'abazabikurikira mu bihe biri imbere. Abo bose Data, uzarusheho kubaha imigisha uko bikwiriye, uko ubukene bwabo bungana, uzagumye kubereza mu murimo wawe. Abo bene Data batandukaniye mu mpande z'iyi si nabo bafashe ibendera ryawe, ugumye kutwerezereza hamwe twese, utwongerera umucyo kugira ngo turusheho gushikama. Turabigusaba tukwinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero tuzakomeza ubutaha. Imana y'ubuntu kubakomezaho muri ubwo abo turi kumwe kuri Zoom, ndagiza ubwo namwe muri kuri Facebook, ubwo ni kwa buryo nzakoresha kugira ngo namwe muze kubona ibyo twari turi kuganiraho, amashusho azashobora kubafasha murusheho kujya mbere. Imana y'ubuntu ibeze kandi bakomeze. Reba sara mwiza y'Umwami wacu Yesu, amen.